ubu amadini dufite hano mu Rwanda hari amadini ari muri Amerika, hari ari mu Bufaransa, hari ari mu Budage, ibyo va mu matiko. Yego. Hari ibyo mbona nanjye bikambabaza, yacu ni ni muri ibintu byose mu Mana ni yego. Ni yego. Ntawe. Abagabo barubatse. Tugiye ku basore bashaka kubaka. Umukobwa cyangwa umusore. Ese bafite amadini? Noneho rikabitsinda rimwe Imana izajyana yatoranije irerera muri ayo madini, none agera mu rugo bigahinduka. Rwa rukundo nababwiye ngo rurihangana. Nganga rero naho jewe ndi God official nongeye kuza nyine nimanukiye, nkunda kuvuga ati niyiziye kandi nimanukiye ndetse nanizamukiye. Muraho neza? Muraho. Indi karibu. Murakoze cyane. Murakoze kunyakira kugira ngo tuganire, ndumva nabibwira. Ndanezerewe kubana namwe no kumva ijwi ryanyu. Nitwa Musabimana Fortune, ndi umudamu. Ndi umudamu ukijijwe, ufite umugabo n'abana 4. Yego. Ntuye Muhanga. Ndumva ari ibyo. Ati ndi umudamu ukijijwe ndetse ufite umugabo n'abana 4. Kandi ndumva ari ibyo. Ati Imana ishimwe kuko Imana nyine ikomeza igira ute? Ihimbazwe. Ngego rero. Ati nitwa M Fortune. Fortune kuki bakwise Fortune? Singengiza amatsiko. Ubundi kwanza Fortune ninde? Fortune ni muntu ki? Fortune ubundi uzanaribona. Dukunda kuba byanditse ku tubida kenshi. Fortune bivuga ubutunzi. Ubutunzi twabihuza rero no gukizwa bikavuga umugisha. Biriya niko bimeze. Ngego rero. Hanyuma rero musaba Imana urabyumva nawe nubwo usaba byakomeje bibye. Hano ko ameze neza rwose. Ameze neza. Byaramuhiriye, yasabye Imana imuhereza buri kimwe cyose yumva akeneye yifuza. Cyane. Wageze ku ndunduro? Aya. Turacyategereje. Yego. Ibyiza biba bigenda biza bikurikiranye ariko aho tugeze turashima. Turashima Imana. Ati ndacyategereje kandi aho bigeze uko biri kose ndashima kandi ndashima Imana. Nakubwira ati nawe nimba hari ibyiza Imana yagukoreye aho uri hose, nyine yishime nkuko nawe ari kuyishima kuko burya ijambo ry'Imana rivuga ngo mu bintu mu byiza tujye tugira ute? Tujye dushima. Ntacyo kugaya gihari. Wagaya siko se ngo ibi ngo ntiwabimpaye kandi ari byabonye. Imana nta kitadukoreye. Ngego rero. Imana nta kitadukoreye. Ati Imana nta kitadukoreye kandi Imana yabigenje neza cyane. Hari ikintu nkundira uyu mwami. Buri uyu mwami yavuze rimwe gusa byose bigenda neza. Yavuze yego biba yego. Ni yavuze ngo hoya abariho oya. Abari oya. Ati gute rero? Dusobanuriraho gatoya impamvu. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo Imana yacu ni yamamare. Ni muri ibintu byose mu Mana ni yego. Ni yego. Ntawe yibamo. Nakunda gatoya sinari nkazi. Ntawe yibamo buriya. Imana ni nziza. Imana ni umubyeyi. Imana ni urukundo. Ikintu cyiza yakoreye abantu nuko yatushyize inzira ebyiri imbere. Ikatubwira ngo dore ibyiza dore n'ibibi wihitiremo. Buriya rero hari ibyo byinshi twihitiramo ariko ubundi byose inzira ziradukingukiye. Ibyiza byose biri imbere yawe, biri n'imbere yanjye. Imana yakinguye izo nzira. Muri yo harimo Ndanyuzwe kandi nanjye ndagatoye ndagacyura nzana kagendana ibihe byose numve ko ku Mana hari yego byose ni sawa. Hanyuma Fortune kunze kukubona ubwiriza ahantu henshi hagiye hatandukanye. Kubwiriza ubundi byaje gute? Imbarutso yo kubwiriza kwawe yaje gute? Imana ishimwe. Imana iduhamagaye aduha n'icyo tuzakora. Yego. Buriya Imana ntabwo yakwangaje mu kazi ngo ibure kutaguha n'akazi ugomba gukora. Imana ikimpamagara nimara kwakira Yesu nk'umwami w'umukiza, Imana yampaye impano. Muri nge rero niyumvisemo kubwiriza, kuvuga ubutumwa bwiza. Hanyuma iyo mpano ndayikoresha kandi ndumva kuva muri bibiri hafi aho hose nagomeje kuvuga Imana. Imana niho yangiriye neza, igomeza kumpa imbaraga ngenda nyikorera. Nagomeje rero kubwiriza ubutumwa bwiza hafi na kure, cyane cyane
nakunze nagiye no kwiga segonderi ndi mukuru Eh, abantu benshi barabizi ubuhamya bwanjye harabuzi yego. rero aho hose nakoze umurimo w'Imana cyane mbwiriza ubutumwa bwiza kandi nyoboye spirituel Yego ti. iyo spirituel rero yaramfashije kuba muri korali aho hose haratureze yaba aho nagiye nkurira yaba aho nize aho hose ndumva abantu benshi baragiye bamenya aho niho nagiye mbwiriza ubutumwa bwiza mu matorero atandukanye kuko jewe umuhamagaro wanjye ntago ujya urobanura ibintu by'amadini niyo mpamvu ahantu abantu benshi banzi bagiye bambona mu matorero atandukanye mbwiriza ubutumwa bwiza ati ntabwo uratubwira ati ntabwo njyewe ntabwo ndobanura aho nabwiriza hariho hose reka tube tukabitseho gatoya turakagarukaho dusubire inyuma ho gatoya wihangane reka tugaruke ati nize ndi mukuru byatewe n'iki kubera icyo utizura umwana icyo nari nshatse kuvuga ni uko ntabashije kwitsindira amasomo kugira ngo njye muri segonderi kuko narangije primaire muri 94 hanyuma ubwo sinabasha gutsinda ngo njye muri segonderi naje kwiga ari amahirwe ari mu masengesho saba Imana kwiga Imana irabima njya kwiga ndi mukuru rero rwose njya mu ishuri ntangira mu wa mbere gusenga ngo ni umuti ndatsinda rwose Imana ihimbazwe nagiye kuriya amaboko nk'uko rero bituhera mu wa mbere ukiri umukobwa ushima Imana tugezeho bikomeye rero ndiga ndarangiza ndangije rero ku bwa ya mpano yego itorero navukiyemo ryandeze ry'abangirikani ringiriye icyizere rintuma kujya kuyobora itorero umukumbi w'Imana ujya kuyobora turahagera hari ikintu ntari kubasha kumva ntabwo wari urabyibagiye ibyo wari wize mu ishuri urabizi iyo tukiga primaire nta kwiyemera nabihawe n'Uwiteka Uwiteka iyo aguhaye ubwenge abaguhaye nageze mu ishuri gusa birantonda ariko nahise ntangira kwiga ndatsinda rwose nazaga muri 5 ba mbere kumva birimo biraza narasenga kandi nkiga uri umunyabwenge kabisa ku manywa na nijoro hanyuma ndatsinda rero Imana ishimwe cyane Imana ihimbazwe ndikira aho ngaho hari ukuntu umuntu ashobora ati ngenda kuze ati imyaka mfite ni myinshi urumva warigeze mu myaka yo kuba wakubaka urugo sibyo kaba umumama nkuko nubundi uri umumama mwiza kuvuga ati reka nshaka umugabo ufata icyemezo cyo kujya kwigana icyemezo cyiza cyane hari igihe bagira ko ati ntago byakunda nk'umuntu w'umugabo we yageze aho ngaho itavuga ati business ubu ngubu ngezemo ni ukubaka imishinga runaka ibintu by'ishuri bizabiza after yagera mu myaka runaka bikaba birarangiye ariko birantangaje kubona ku myaka yaragiye kwiga kandi bigakunda reka twizere ko nabandi mudukurikiranye namwe mwabishobora kandi bikamukabigira bikagenda neza cyane umaze gusoza rero barakwangaje ku murimo Imana ishimwe ujya ku murimo uza kubaka urugo gute nuko bisimbutse abari birebera bari ubuhamya burebure ariko kubera wa murimo w'ivugabutumwa narakomeje kandi njya mu murimo ndawukora ndabashuhuje abantu twayoboranye abantu twasenganye narasengaga nsengana n'ababyeyi dukora umurimo w'Imana Imana rero iranshyigikira muri uwo murimo rero naje kubonamo n'akazi keza nkomeza muri domaine y'ubucuruzi ariko kandi nanone nkorera itorero Imana iranshyigikira mbikora neza kandi yego muri iyo mirimo yose yivugabutumwa n'ubucuruzi niho naziye kubonamo n'umutware bivuye mu gusenga umugabo umukuye mu Mana mu masengesho niho bari ngako rero ubwo biraburana rya jambo rivuga ngo umugore mwiza cyangwa se umugabo mwiza umuhabwa n'iki n'Uwiteka ibyo nanjye ndabyemera 100% ati mbonye umugabo twari turi noneho kuri ka kagingo kuba pasiteri ati barakwangaja imbaraga zo kukwangaja ubundi watubwiye ko wahereye mbere uri mu ishuri utangira kwigisha ukajya uvuga ubutumwa ukagira gute yego Imana bikurikiranye neza hanyuma ati barakwangaja umurobo kuki utakomeje nyine ngo ube pasiteri ugahitamo kuba umugabo gushaka umugabo Imana ishimwe ibyo ni ikibazo cyiza umurimo w'ubushumba buriya ubutubamo kandi turacyawukomeje
umurimo w'ubushumba tubamo kuko impano kereka ari wowe ushatse kuyisinziriza ubundi impano ntisinzira. Umurimo narawukomeje nkukomeza ariko ntarobanuriwe ubushumba, ahubwo nkukomeza. Nakubwiye ko nabonye akazi k'ubucuruzi kandi nako ngahabwa kubera ya mpano yanjye yo kubwiriza. Nakomeje kuganira yaba abakiriya, abantu benshi twagiye dukorana mu bucuruzi, havugamo n'ijambo ry'Imana kandi nkomeza kubaha Imana no gukizwa. Rero nakomeje umurimo w'ivugabutumwa kuko ivugabutumwa ntirigira umupaka, ntago wenda ububoheye ahantu hamwe, kandi buriya n'umurimo w'ubushumba buturimo. Turacyashumba intama, niyo mpamvu reba tuza kugera no kuri YouTube. Ubu twawimuriye kuri YouTube nabiri ngango ko rero ati twawimuriye kuri YouTube kagira inkuru rero mugani w'umunyarwanda ati twawimuriye kuri YouTube. Reka nkubwire ati congratulations kandi felicitation, aho n'ahantu heza cyane. Icyo gitekerezo cyo kuwuzana ukawushyira kuri YouTube cyaje guti? Okay, icyo gitekerezo cyo kuzana kuri YouTube cyaje mu gihe bari bafunze isengero muri corona. Insengero barazifunze, hanyuma umuntu ugasanga turasengera mu rugo, ugasanga itorero twaryimuriye mu ngo zacu. Hanyuma rero kubera ko umuntu atagomba gusinziriza impano, habayeho gusenga no kugisha Uwiteka inama. Ese Mana, bibaye ngombwa ko umuntu atanasubira mu rusengero, ntago ubutumwa bwavugwa? Nge nuko igitekerezo cyaje ngisha inama umugabo, kubera ko tubyumva kimwe twese dukijijwe, turabisengera tubyemera. Kuri Imana imuha umugisha rwose. Hanyuma rero twemera gushyira ivugabutumwa kuri YouTube. Niyo mpamvu mubona iyi channel dukunda kwivugira ijambo ry'Imana, ubundi tukabashyiraho indirimbo tugataramira Imana, izina ry'Imana rigahimbaza. YouTube yitwa gute? Yitwa M.Fortune, kandi kuba ari M ni Musaba Imana. Ese ni Musaba Imana? Ni Musaba Imana Fortune, kuko mba narihinnye. Ubwo nangiye kwibaza ngo M wasanga ari ry'umugabo noneho Fortune akaba ari ry'icyaha. Ni Musaba Imana Fortune. Musaba Imana Fortune. Reka mabwira ati simbukira kuri M.Fortune nyine Musaba Imana, hanyuma ukande subscribe kugira ngo byibuze ibiganiro cyo tukugezaho cyangwa se ibyo akora byari byo byose nyine ukomeze kuryoherwa no kugubwa neza nabyo, kandi nyine mufashwe mwihani mwokagira Imana mwe. Uwiteka kundi intama ziza, sibyo? Ngo yasize niba ari 70 yarya 99 ajya kuzana imwe yazimiye. Wasanga muri yindi imwe ari njubura cyangwa se ari wowe uri gutwumva kano kanya. Urabona ntarahise nkubamenya se nawe. Yego. Naje kuri YouTube imitamenya na God Official. Mwese ndabamenya, mwese ndabazi, abo najyaga nkurikira. Yego. Najyaga nkurikira. Wari usanzwe unzi? Oya, nabonaga abantu benshi ibinyamakuru batandukanye bivuga butumwa cyane. Hanyuma ngakurikirana ijambo ry'Imana ari benshi, ariko nagiye mbona benshi nawe urimo God. Yego. Nakubonye. Imana ishimwe cyane. Hose tuzahahurira kandi dukora umurimo w'Imana. Yego. Noneho ngo muri Matayo nimba ntibeshye baze kudukosora muri komenti ngo ubutumwa bwiza ngo buzamamazwa mu isi yose bwamamare yewe no ku mbuga nkoranyambaga kugeza ku mpera y'isi. Hari uko Imana itagize? Nako Imana itagize. Ngaye ngo rero aho tudashoboye kugera umunwa wacu uzahagira binyuze mu ikoranabuhanga. Turasa nabegereza kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Waratubwiye ati ubu ndi kubunyuza kuri YouTube channel kubera iyo COVID yaje. N'ikindi gitekerezo wagize muri icyo cyorezo cyari cyaje. None niki wabwira abandi ba mama cyangwa se abakobwa bagifite kwitinya, bavuga ati ibintu nimbijyamo biragenda gute, cyangwa se nk'umuma muri mu rugo umugabo akaba atamwemerera kujya muri ibyo bintu by'ivuga butumwa ngo ajye kubwiriza, ngugiye muri babahanuzi, ngugiye muri bya biki bya bindi byanyu usanga utaye urugo ntugishaka gukora ibiki, n'icyo uravuga kuri ibyo bintu? Urakoze cyane. Kuri iyi mihanda bajya bahita ku mihanda. Yego. Niko bimeze. Imihanda hariho ayinyerera. Yego. Iyi mihanda harimo amahwa. Yego. Ariko iyi mihanda nayo iriho naho ubasha kuba waruhukira. Ntekereza ko umuntu wese afite ubwenge bwo kwihitiramo. Hari ijambo navuze ndavuga ngo Imana yadushyize inzira ebyiri imbere, inzira y'ibyiza n'inzira y'ibibi, ko umuntu yihitiramo. Iyi mihanda hari irimo ibibi harimo n'ibyiza. Nekereza ko umuntu wese yakagombye kwitinyuka
kandi wajya no gukurikira ukareba ngo urakurikira ibigufitiye umumaro. yego niba ufunguye reba ibigufitiye umumaro. Gusa iyi mihanda nyigeraho mbona benshi bishakira ibintu bitwika niko basigaye babyita, umuntu yabona ibintu bihabura akaba ari byo ajya kureba. Ariko icyo nzi cyo ni uko intego y'umuhamagaro twayigezeho kandi tuzayigeraho. Hari imitima ya benshi iri kuruhuka. Kuva nageraho hari abamamagaye ati ijambo rya watwigishije ryaradufashije, abandi ati ndihanye Imana imbabarire nsengera, abandi bakambwira ati komerezaho no muri comment mujye mubitubwira. Hanyuma abambwira bati abavuga butumwa hari abangaba ntago tubashaka, bakakugira inama bitewe n'iki nuko babyumva. Rero warumbajije ngo mbwira abantu se ndababwira iki, ni mwitinyuke. Niba ufite impano yawe yigaragaze. None se ko Imana yatuzaniye ikoranabuhanga, kera twagendaga n'ibirenge, ubundi ukagenda utambaye n'inkweto. Ubu rero uko hagenda habaho viziyo niko ibintu bigenda bihinduka. Icyo twita insengero ushobora no kutazabaho, ariko si urusengero rwa mbere ni wowe. Urusengero rwa mbere ni ikoranabuhanga n'urusengero. Bwiriza ibintu biri ukuri, vuga ijambo ry'Imana riri ukuri, imitima y'abantu iruhuke. Rero ntekereza ko umuntu aje afite intego imuzanye, ntavangavange, akavuga ibiri ku mutima we. Niba uzanye ijambo zana ijambo, niba uzanye wenda komedi kina komedi. Yenda umva ntekereza ko inama natanga n'aba YouTube ni mukora iki cyabazanye. Niba ukina komedi kina komedi, niba ubwiriza ubutumwa bwiza bwiriza ubutumwa bwiza. Niba warakigize ubuhanuzi abantu nibaze bahanure, kuko nyine waba wakigize ishuri ry'abahanuzi, abantu bashaka ubuhanuzi bazajya baza babukubarizeho. Ariko twebwe twemera ko ubuhanuzi bwa mbere butavangiye ni ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Imana. Reka tugaragare karakana tukina komedi, akine komedi. Abantu ntabwo baza kuvuga ati pastor aje kutwigisha gukina komedi mwaka byaramwe. Oya, impamvu nari mbivuze kuri iyi mihanda hariho ibintu byinshi bitandukanye. Hariho amakuru asanzwe ku buryo ujya ku binyamakuru bisanzwe ukumva amakuru y'umunsi. Ushobora kujya ku kinyamakuru ugasanga ni komedi bakinnye cyangwa ni amateatere. Ushobora kujya ku kinyamakuru ugasanga ni ivugabutumwa. Ushobora kujya ku kinyamakuru ugasanga ni abaririmbyi gusa. Icyo navugaga, haguruka ufite intego, hanyuma iyo ntego uyigenderemo. Hanyuma nibaza kubaza ngo God official, kwa God official uyu umuntu hagiye ahasanga iki? Ese kwa M14 uyu umuntu hakanze ahabona iki? Ese ugiye wenda kuri Zaburi nshya, nubwo nyivuze ko najyanga nyikurikirana n'ubu ndayikurikirana, ugiye kuri Zaburi nshya uhumva iki? Iyo ugize kuyoboka Imana niyoboka Imana uhasanga. Numva rero rwose mbabwira ngo nimutinyuke, twamamaza inkuru nziza, impano zibarimo zake. Ubwo muri make garagaza ikiri cyo mu gihe kiryo cyanya cyo mu gihe cyawe, kugira ngo byibuze kandi kirimo ari cyo kizakuranga mu gihe kiri imbere. Nabwira abantu kora ibyiza bizaguherekeze, nukora ibi n'ubundi nibyo bizajya bigenda imbere yawe. Ningana n'irya jambo rivuga ngo ubwo Kristo ngazabaje ngo hazumvikana impande ivuga ngo wanduye nagumye yagira ute yandure, nuwera akomeza agira ute yere. Abantu barasobanukiwe. Dushyiraho ngaho mu ntego zawe nyirizina nizihe noneho? Intego zanjye iya mbere ni ugushyira imbere umurimo w'Imana kuruta uwanjye. Iyo niyo ntego ya mbere mu buzima, gushyira imbere umurimo w'Imana kuruta uwanjye. Hanyuma turi no muri iyi si dukeneye kubaho, ntago ari uwo gusa, kuko na Paulo yadodaga amahema. Nshaka n'ikibeshaho umuryango kandi nkakora cyane, ndetse kugira ngo mbashe guteza imbere umuryango. Nkunda gukora cyane ibintu by'ubucuruzi, iyo ni domaine yanjye. Rero Imana igiye inshyigikira. Ubwo rero intego ya mbere mfite niyo gushyira imbere Imana n'umurimo wayo, hanyuma nkabona gukora ibyanjye. Hanyuma mpagurukana intego kuri YouTube, nahagurukanye ubutumwa bwiza, ubutumwa bwo kubwira abantu ngo bave mu byaha. Kuko Yesu agitangira kwigisha yazanye ijambo, ndetse na Yohana watangira yaravuze ngo
mwabana b'inshiramwe ninde wababuriye Yego. ngo muhunge umujinya uzatera Yego. ngo nimuhunge muze mubatizwe Yego. mwihane Yego. mwihane Yego. ijambo rero rivuga kwihana ibyaha bwira isi batumva ngo turabatutse nanjye wabona ndincira bashaka kugira ngo turabatutse abantu b'iki gihe usigaye uvuga ijambo bakajya gusesengura bigize abanalisite yego reka twikomerezeho gatoya ati intego yanjye niyo ngiyo kubanza umurimo w'Imana imbere kurusha ibindi byose. Urakoze cyane. Hari igihe abantu benshi baza bakatubwira ati twebwe icyo dushyize imbere n'umurimo w'Imana, ariko wajya kuri ugasanga si cyo kiri imbere, ahubwo bagezeho bari kwishakira amafaranga muri wa murimo w'Imana. Ati mfite ikibazo runaka waje ukansengera, ubundi wabanje ukisengera wowe. Ati waje ukansengera, ati itike ni 50 kugira ngo nkugereho. Ibyo rabivuga iki? Okay, ko ni ugutandukira ubundi umurimo umuntu akora utungwa na nyirawo nk'uko bimeze, ariko gutungwa na nyirawo bashakaga kuvuga yuko umurimo w'Imana n'uwukora utazasabiriza, uko hari ndumva hari umukozi w'Imana bamwe babivuze, niba ari Dawidi, ko kuva yabera yabaho natigeze abona umukiranutsi aretswe cyangwa nk'umwana w'Imana asabirize. Ntekereza ko na Pawulo bakoraga umurimo w'Imana barangiza bakadoda amahema hanyuma bakabona icyo kurya, ariko wibuke ko hari igihe bashatse kumugurira, aravuga ati mupfane ifeza zanyu. Icyo gihe bari bamuhaye amafaranga bamubwira ati muduhe ku mpano zanyu, arangije aravuga ati pfana ifeza zawe. Ibyo byose ntekereza ko ari ukudeviya umurongo, cyangwa se mvuze kudeviya ariko ni ukunyuranya n'intego z'umurimo w'Imana. Ubundi nuko ari indi nyigisho ndende, ubundi abatambyi hari uburyo bagenerwaga bitewe n'amategeko Imana yatanze, uburyo bagombaga guhabwa amaturo. Hari amaturo agomba kuvamo ibibatunga aho mu nzu y'Imana, barabirobanuriwe babikora, hanyuma abo bagatungwa nabyo byazanywe kandi ku bushake, abantu babituye ku bushake. Rero ibi bintu byo guhamagara umuntu ngwino usengere mpa amafaranga, ibyo rwose no gutandukira intego y'umurimo w'Imana. Yego, urakoze cyane. Ikindi nifuza kubaza, hari ukuntu ubu uri nko gukora umurimo nka gutya, umuntu akakubwira ati biriya bintu arimo ni ubusazi, ni ubuyobe, wowe urabivuga iki? Hakazamo abacantege nke bakubuza gukora wa murimo, kuko wabona kuri YouTube, uri ku mbuga nkoranyambaga, kuko ariho wahisemo, bagashaka kugufata nyine ko wayobye. Icyo kintu urakivuga iki? Uramutse uhuye n'abo bantu baguca intege ngo bivemo, wababwira ngo iki? Usibye no kuri YouTube, muri ubu buzima icantege ntago byabura, kuko umurimo turiho ufite abawurwanya. Ni ukuvuga ngo hari ubwami bubiri, hari ubwami bw'Imana, hari na Satani wamanukiye isi. Wibuke ko Imana yavuze ngo wasi ubonye ishyano, kuko Satani akumanukiye afite umujinya. Rero tutagiye no kuri YouTube, mu buzima busanzwe hari abakorera uwo mwijima n'uwo mwanzi, ugasanga abakugiriye ishyari, abakurwanya, abavuga ati nawe uje gutwika nk'abandi, ubundi wowe uje ute, ibyo byose, cyangwa nawe uje gucuruza. Ushaka gukora uwo murimo ukaba wanaguhemba cyangwa akagira icyo wakugezaho, ariko intego yacu no kuvuga ubutumwa bwiza. Kandi Yesu arangije umurimo yavuze ngo byose bigize gute, birarangiye. Hari n'igihe n'umurimo urangira, kuko iyo ubuzima buhagaze, urugendo rwacu rw'ubuzima rugahagarara, na wa murimo ugize gute, uburangiye. Nicyo navugaga ngo umuntu wese aba afite intego yamuzanye. Yego. Hanyuma ikindi kibazo, tujya tubona abantu b'ibyitegererezo benshi bagiye batandukanye, kandi ukabona n'ibyiza bakoze pe, mu kanya gato ukabona bijemo kidobya, bamufashe ari muri ibi n'ibi tutashatse kuvuga by'urukozasoni nk'ibyo biraho, kandi ntabwo turi bugiye kubarondora amazina, si ingenzi, ariko ujya wabona ku mbuga nkoranyambaga harimo abamama b'abapasiteri, ababwiriza butumwa, nibo turiho. Abandi bo kuko n'ubundi baba bari mu nzira n'ubundi zibareba, babikora batabikora n'ubundi bari mu nzira zibareba, twe turi mu nzira z'abareba iyobokamana. Ibyo bintu tubifate gute? Nababwira ngo ntihabeho kugarukiraho, kuko imbabazi z'Imana ziba ziriho. Imbabazi z'Imana ziriho,
niba warahagurutse ubwiriza ubutumwa bwiza bwiriza ubutumwa bwiza sibyo va mu matiko hari ibyo mbona nanjye bikambabaza nkafata umwanya wo kubisengera kubera ko nahagurutse ndi mu masengesho n'Imana inkiza imagakiza yakampaye ndi mu cyumba cy'amasengesho ndakizwa ariko nta kindi cyandeze ni ugusenga rero buriya iyo watakaje umwimerere wawe uba wagiye hari abahaguruka nk'uko akahaguruka azanye ivugabutumwa rinasengeye yanasengeye yumva ari mu mbaraga z'Imana ugasanga riranakunzwe ariko bigahinduka nyuma rero nagira ngo mbasabe wenda abo bagenzi banjye habaho guhindukira habaho guca bugufi hanyuma tukagarura indangagaciro z'abakristo rero ntekereza ko inama natanga nuko turi urwandiko rusomwa na benshi buri wagiye kuri wambonye wagiye kuri bambonye baba baratubonye nyine rero bakoze Imana nanjye ndimo turi inzandiko kwiyuhita umuntu agusuza ngo niwe Fortune narakubonye ubwiriza baba bakubonye bakuzi meretse kujyana n'abantu meretse kujyana n'umuntu muri tagisi arambwira ati mva hari abantu bari kumbabaza abakozi b'Imana bari kuri social ati numvaga ashaka gukizwa ariko ndumva bivamo birimo birambabaza bigusha benshi abashaka gukizwa ugasanga baravuze ati n'uyu niko azamera rero rwose ntekereza ko dukwiye kuba umwimerere kuko Imana yaduhamagaye hari amagambo avuga ngo nzakwizera ari mu isi ubwo kwizera kwabo ko kungana ese ntabwo ari igihe twaba tugezemo cy'ibyaha byinshi birenze umurengera aya ntekereza ko wenda no mu gihe cyabanje ibyaha byarabonetse kuko Imana ijya kurimbura Sodoma na Gomora ubwoko bw'ibyaha bwose bwari buhari hari n'ubutinganyi nk'uko n'ubutinganyi tubwumva kandi n'icyaha buriya kibi cyane rero gusa ubugome bugomeza kugwira urabona niyo ufunguye amaradiyo cyane ibindi usanga umugabo yishe umugore yishe umugabo umwana yishe se impamvu ngiye mbona ko bishobora kwiyongera ariko kandi nuko hariho n'ikoranabuhanga ku buryo amakuru amenyekana ubundi hari ibyabagaho amakuru ntagire gute ntamenyekane ariko kubera ko amakuru amenyekana bagahita batangaza amakuru yapfuye kandi yishwe gutya niyo mpamvu ibyo bintu biriho rero nkatekereza ngo gusa umuntu arebye ni ibihe bya nyuma nk'uko Pawulo yabihanuye ko hazabaho ibihe bigoye ibihe birushya abantu bazaba bakunda imiya birarira bibona ngiye mbona abantu benshi bari gukunda imiya cyane kuruta gukunda Imana kuko nibi bidutera guhinduka muri social media ni imiya n'agafaranga n'amafaranga arazwa bati amafaranga nuko abajya gusambana n'amafaranga abaza gutwika n'amafaranga reka mbabwire ibyo bintu Pawulo yavuze avuga ko mu bihe byanyu ko abantu bazabakunda imiya birarira bibona batukana batumvira ababyeyi indashima badakurwa ku ijambo ibyo bihe rwose umuntu abyitegereje biriho ariko nkavuga nti buriya haba hariho igihe cy'imbabazi umuntu wese yahindukira akagaruka cyane cyane abamenye Imana abantu bamenye bakagera ku rwego basogongera ku mpano z'umwuka birira tubwira ngo umuntu wasogongeye ku mpano z'umwuka akazisogongera usubira inyuma bimeze ngo nk'imbwa isubiye hehe ku bintu navuze ariko barabivuze birarabivuze ibintu by'umwanda rero nkatekereza ngo impano z'Imana Imana yagushyizemo agakiza Imana yaguhaye ongera usubire ku mwimerere niko nabwira abantu yego hanyuma hagira message uha itorero tutsoze nanjye na Rigadi official munyemerere tuzasubire ubutaha dusoza ndashima Imana ntago nava muri iki kiganiro ntashimiye Imana ni umubyeyi Imana igomeje kutubera umubyeyi nawe se kubibona niko mbibona Imana ihimbazwe hanyuma ngashimira abantu muri abantu beza cyane ngewe ntangiye cano rwose mu minsi mikeya nta n'amezi ndumva ari amezi 4 ntangiye cano ariko mbona abantu munkurikiye kandi mukambwira ko mushyigikiye byose ndabibona ndabashimiye kandi usibye na cano no mu buzima busanzwe ndumva benshi dukundana muri inshuti zanjye ushoje rero nakubwiye ibintu by'amadini rero buriya umutware wanjye namushatse ari umweperi ari mu presbyterienne yego turakomeza hanyuma rero
twengeye nari umwangirikani yego hanyuma we ari umweperi kandi akorera Imana akijijwe hanyuma turabivanga rero dukora icyo bita mixte byose tubihuza gutyo niyo mpamvu ushaka kumbona mu matorero menshi ndakunda cyane hari amadini menshi cyane cyane ADPR mwese inshuti zanjye murabizi ko dusengana murabizi ko dukundana murabizi ko turi inshuti niyo mpamvu nkubwira nkaba inshuti cyane n'abantu b'abadivantiste b'umunsi wa karindwi abantu bose cyane cyane abo mu Ruhango muri inshuti zanjye murabizi rero turakundana nta rubibi ntaki rero iyo ugeze kuri urwo rukundo umuntu akagutumira akakubwira ati ngwino mu birori byanjye akaguha ijambo ukabwiriza wenda ugeze mu Adventiste ugeze muri ADPR aho hose abantu benshi bakunda kubaka ku madini ugasanga umuntu arakujonjora ngo ari kuruya yabasengera he ibyo byose ntekereza ko tugomba kubireka bisa n'ivangura nka byane tujya tuvuga ry'amoko bugiye umuntu ukifite ingengabitekerezo y'amadini rwose ndamusabira ngo ayavemo ngenge ntekereza ko abo tukundana inshuti zanjye bakaturika turi inshuti turakundana hari idini nkunda cyane naryo ryitwa Assemblée de Dieu inshuti zanjye mu Ruhango nabashuhuje ni inshuti twaraturanye bakama gatuti tukabwiriza tukavuga Imana ni inshuti zanjye niyo mpamvu nababwiye nti njyewe n'umusiramu nkurikiye nuntumiri wawe uzantumire nze twisangire tuvuga Imana mbabwira imbaraga zayo kandi urabizi ko dukundana rero ntekereza ko ubundi idini niki idini na adresse idini na adresse nkuko ufite urugo ubamo hanyuma itorero rikabiki itorero ni itsinda ry'abato uko byita itorero ry'abatowe mu madini yose iryo torero rero riri mu madini atandukanye riri muri riri mu madini yose noneho rikaba itsinda rimwe Imana izajyana yatoranije irerera muri ayo madini abyumvise ikabaha agakiza muri ayo madini kuko njya ntekereza ko ubu amadini dufite hano mu Rwanda hari amadini ari muri Amerika hari ari mu Bufaransa hari ari mu Budage ahantu hose arahari kandi afite imico igize gute itandukanye kandi ayo madini arimo itorero kandi iryo torero tuzahurira mu bwami bw'Imana rero njya ntekereza ku bantu batona konte ku mico nkibaza ni se ubu turi kuganira mu masaha hafi saa 8 ubu abandi bararyamye ubwo baryamye se natwe turi gusenga nuzana iby'iminsi ukazana iby'iki nuzana ibyo byose rero njya ntekereza ngo muri ayo yose harimo itsinda bita itorero Imana irereyemo izatwara yewe nuko mbibona kandi nuko byizera insengero ya amaderese aho hantu n'ahantu tubarizwa nkuko ubu ngewe ntuye i Muhanga hari umudugudu hari akagari hari umurenge aho hose na aderese ku buryo uvuga ngo bya dini runaka ribarizwa mu murenge n'uyu ribarizwa mu kagari kanaka batuye mu nzu yitwa gutya yitwa iyo twise urusengero sibyo ariko urusengero rwa mbere ni wowe ningewe urakoze cyane imibiri yanyu ni insengero ziki z'umwuka wera kandi umwuka wera ni muri wo ari muri twe umutima wawe yego ubwo reka tugaruke kuri kano kajambo umugabo umusore umugabo abayubatse bababarire umusore umukobwa bafite amadini yego cyangwa hoya umugabo abagabo barubatse tugiye ku basore bashaka kubaka umukobwa cyangwa umusore ese bafite amadini cyangwa ntayo bitewe n'aho umuntu abarizwa bitewe n'aho umuntu abarizwa nakubwiye ko idini ari aderesi na aderesi iyi aderesi ubarizwamo ifite n'amabwiriza ni nk'uko urugo rwanjye uko nduyoboye atari ko uyoboye urwawe wasanga uwo mukobwa wenda yarabyirukiye
muri angirikani nk'uko nabivuze muri angirikani bafite amategeko n'amabwiriza abayoboye atandukanye n'amategeko n'amabwiriza ayoboye adivantiste y'umunsi wa karindwi abadivantiste y'umunsi wa karindwi. Rero uwo mukobwa cyangwa umusore ashobora kuba afite aderese runaka agize gute abarizwamo, ariko nubwo yabarizwamo niba yarakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza akakira Imana mu mutima we, ari muri rya tsinda ry'itorero navuze ry'itorero twese duhurira hamwe. Gango ko rero ubwo turi kwinginga ivuga ngo kubirebana no gushakana n'umukobwa n'umuhungu bagiye kubaka urugo kugira ngo babe abagabo, noneho ngushije ku bagabo yego bagifite ya myumvire y'ingengabitekerezo mu mutwe, ntabwo nashaka runaka ukari umudive kandi ngenda tigita nkuzura umwuka wera, kandi abadive baba bakonje biturije bavuga ati shimwa Yesu azaza yego. Hanyuma umwangirikani nakaba yavuga ati ntabwo najya gushaka umuyisilamu ko ahura mu gitambaro n'igitenge cya buri munsi yitandiye yego. None tuvuyemo ko idini ni mu mutima w'umuntu, ariko akagira adresse z'ahantu ya mitima ijya kuza guhurira, nk'uko imibiri yacu ari insengero z'umwuka yego. Ese biba itegeko ko wa muntu nyine batakwiye gushakana koko tubigira itegeko? Ntekereza ko hari ibintu bikwiye guhinduka. Nibyo navugaga by'imyemerere, ugasanga umuntu yaboshywe ni nk'uko bamufashemo umugozi bakamuzirika agasa nk'azirikiye mu kazitiro cyangwa bamushyize mu gatebo runaka. Rero ntekereza ko kuba ufite iyo aderese, ubundi tugiye mu bintu byo kubaka urukundo, kandi urukundo ntirurebera ngo idini runaka. Urakoze cyane. Urukundo niba ruhari, urukundo rutwikira ibyaha byinshi, urukundo rurihangana, urukundo rubabarira byose, urukundo iyo rwamaze kuhagera yego ibindi byose biza birukurikiye. Rero iyo habanje urukundo, ntekereza ko abagiye kubana baba bagomba kureba aderese bashobora kwemeranwaho bakayihuriraho. Niba wenda mwemera ko mushobora guhurira muri aderese wenda y'abadivantiste, ubwo niyo muri buhuriremo, ariko kubaka urugo just ni urukundo nirwo rwubaka, kuko umuntu ashaka no kuguhanurira akavuga ngo wawe n'uyu, ariko niba hatari mu rukundo ndakubujije ngewe rwose wowe unteze amatwi wowe unyumva, niba hatari mu rukundo ibindi byose byihorere, kuko nta Mana yigeze ifata umuntu ngo imutsinde kundi, reka ntibijya bibaho. Ikindi gikurikira urukundo, haba hagomba kumenya ngo wowe urashaka iki, wowe urumva mu buzima bwawe umugore ushaka, umugabo ushaka, kugira ngo uzabe wumva uri satisfait unezerewe ateye ate. Hanyuma numara kumva ibyo wasabye cyangwa se ibyo ukeneye ukurikije nuko wiyizi, kuko ugomba kwimenya mbere yuko uzana umuntu, kuko niba ugiye gushaka uri umusore ukaba uzi neza ko mu mutima wawe utajya wishimira wenda umuntu wambara mini, ubwo ni urugero ntanze, utajya wishimira wenda umudamu ujya mu gakungu, ubwo ni urugero ndi gutanga, hari nyinshi. Banza ugire kiriteri cyangwa se ibintu uvugaho ubinoteho, hanyuma uvuga uti bishoboka byose ndumva nashimye kandi bizangirira umumaro. Nunagera mu rugo bigahinduka, rwa rukundo nababwiye ngo rurihangana, rubabarira byose, uzagira rwa rukundo ruze rutwikire bya byaha na bya bindi washaka kwihanganira ukabona bidakunze. Icyo gihe kubera ko uzaba ufite urukundo rukomeye wakunze wa muntu wawe, ruzagenda rubitwikira, kuko hari igihe umuzana hari ibyo wibwiraga ko afite, wahagera ugasanga ntabyo afite. Rero rwa rukundo rukabitwikira. Murakoze cyane, munkundire dusoze, tuzasubire ubutaha, kuko n'ubundi no mu mategeko y'Imana ngo ikiyoboye ibindi byose ni urukundo, ngo ni rwo rumuri rw'amategeko, uko ari amategeko ari 10, yego ikiyoboye ngo ni urukundo, yego, kandi Uwiteka akadukunda akatugirira neza. Abari badukurikiranye mwese nyine mugubwe neza, tubifurije ibyiza gusa, mukomeze nyine mugubwe neza muri byose. Uwiteka bahire kandi Imana ibahe umugisha. Bye bye. Mureke dusenge Imana, kuko
Imana iri mu ruhande rwacu. Turagushimiye Mana, tugushimiye ko uduhaye kuganira, kandi abo twabwiraga bazakurikirana kino kiganiro, ndasenze kugira ngo ibi biganiro tugize mwami bizagira umumaro abazabyumva, abaduteze amatwi bose, abadushyigikiye bose, abifuza kuza kurica no ngo bumve ijambo ryawe, tubasabiye umugisha. Kandi ndasabira umukozi wawe wantumiye umugisha. Gadi umuha umugisha, wagure intambwe ze, intambwe z'ibirenge bye uzagure, kandi ushyigikire umurimo wawe. Abantu benshi ubagure mu mitima yabo, kugira ngo ibidasobanutse ubisobanure. Ngabo bana natwe uduha umugisha, tubisabye Imana dushima twizeye mu izina rya Yesu, amen. Shalom shalom.